gitare cy'Imana reka ngugireho kubw'imbabazi zawe kera warame none mwami ishemo umujinya w'Imana ishemo umujinya wa Satani. Shalom, turabarumukije hano ku isengesho ribohora official. Ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana bibonerwa muri Yesu Kristo bibane namwe. Muri kumwe na Pastor Justus mu isengesho ribohora no mu ijambo ribohora. Muhawe ikaze muri uyu mwanya. Turashimira Imana ko tumaze iminsi tutabonana, ariko si ku bwacu ahubwo haba hari impamvu. Turashimira Imana rero ko itubashije kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana ndetse tunasenge. Buririmbyi atangiye aririmba ngo ayi gitare cy'Imana reka nguhungireho. Mu isi abantu bakenera ubuhungiro butandukanye bitewe n'ibyo bari guhunga. Abantu bagakenera ubuhungiro butandukanye bitewe n'ibyo bari guhunga. Hari abava mu bihugu bajya mu bindi bahunga amakrize, bahunga ubukene. Hari abava mu ntara bakajya mu zindi ntara. Hari abava mu gihugu bakajya mu kindi gihugu bahunze ubukene, bahunze imibereho mibi. Hari n'abandi bava mu bindi bihugu bajya mu bindi bihugu bajya gushaka ubuhungiro, bashaka ubuhungiro bw'umutekano wabo, wenda imibereho yabo iri mu kaga cyangwa se ubuzima bwabo buri mu kaga bwo kuba bwakwicwa. Ariko hakaba n'abandi bashobora kuva mu ngo zabo bakajya guhungira ku bapfumu, ku bakonikoni, wenda bafite ibibazo binyuranye by'abadayimoni n'imyuka mibi n'abarozi bari kubahiga, bakajya guhungira mu bapfumu. Kimwe nuko umuntu ashobora kuva kundi akajya guhungira kundi muntu. Ariko hari ubuhungiro bwizewe ari bwo Yesu Kristo. Niyo mpamvu umuririmbyi mu ndirimbo yararirimbye ngo ayi gitare cy'Imana reka nguhungireho. Nahandi wabona ubuhungiro bwizewe rero butari muri Yesu Kristo. Imibereho yakubanye mibi, ugahungira muri Yesu Kristo neza, ikibazo cy'imibereho aragikemura. Ubuzima bwawe bwabuze umutekano w'abarozi bakwataka, imyuka mibi n'izindi mbaraga zose ziguhiga, ugahungira muri Yesu aguha ubuhungiro, kandi ubuhungiro bufatika bwizewe. Igihe waba wabuze n'umutekano w'uburyo bwose, Yesu ashobora kuguhisha. Karibu rero uhungire muri Yesu Kristo. Yiteguye kuguha ubuhungiro kandi ntabwo yaguheza, ntabwo kwima ubuhungiro. Imana amahoro igumugisha. Reka dusenge rero hanyuma tuze tuganira ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Kanwa kacu gahinduka kawe mu izina rya Yesu. Ijwi ryacu rihinduka iryawe mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Maze mwami ijambo ryawe ritware ku bantu bari kwiriye mu izina rya Yesu. Ku bantu ubona mwami rifite kubahembura, rifite kubakiza. Tuma ijambo ryawe kuri buri muntu wese mwami uje hano ku isengesho ribohora official. Ntaze gusoza ijambo n'isengesho mu izina rya Yesu uko yaje ameze. Urakoze ko mu ijambo n'isengesho uyu muntu uri kutumva tutari buze gusoza ameze uko yaramerewe. Ni mu izina rya Yesu wapfuye akazuka dusabye twizeye, amen. Nkuko bisanzwe rero tubabwira, Imana yacu ni Imana ikorera mu ijambo, igakiriza mu ijambo. Imana yacu ikorera mu ijambo, igakiriza mu ijambo. Ntiwatandukanya imbaraga z'Imana n'ijambo ryayo. Imbaraga z'Imana zigendera mu ijambo ryayo. Mu isi y'umwuka ikimana cyose ishaka kuvana mu mwuka ikizana mu bigaragara, ni ngombwa ko ikivuga, ni ngombwa ko gica mu kanwa kayo, ni ngombwa ko kizanwa n'ijambo ryayo. Urugero, ijambo rivuga yuko Uwiteka yohereza
ijambo rye rigakiza indwara z'abari mu isi ndetse rikabuza abantu kumanuka mu mva zabo. Niko muri Zaburi havuga ko Imana yohereza ijambo ryayo rigakiza indwara z'abari mu isi ndetse rikabuza abantu kwinjira mu mva zabo. Ijambo ry'Imana ushobora kuryumva rigahita rikuraho imva wari wacukuriwe, wari wamaze gucukurirwa imva neza neza, ubwami bw'umwijima bwamaze gutegura, bwamaze gupanga kuri kalendari ya Satani, kuri kalendari y'abarozi. Bamaze gutegura umunsi, bamaze gutegura itariki, bamaze gutegura ikiriyo, biteguye guseribura intsinzi ku muntu bifuza kurya, ku muntu bifuza kwambura ubuzima. Ijambo ry'Imana ryaza rigahita risiba zamva, ijambo ry'Imana ryaza rigahita rikuraho urupfu. Urabizi ko ijambo ry'Imana ryaje ku mugaragu w'Imana Hezekiya, ubwo ryabanje kumuza rimubwira ngo nategure ategura ibintu byo mu rugo rwiwe arage, kuko indwara arwaye yari yo kumwica. Abwirwa iryo jambo naryo ryaje ari ry'Imana, ariko amaze kubwirwa ijambo nk'iryo ngiryo riciye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, Hezekiya nawe ahita yerekeza ivure, arapfukama atangira gusenga. Mu guhamagara Imana atangira yibutsa ibikorwa byiza n'imirimo myiza yakoze. Ujye ukora neza, ukora ibikorwa byiza, kuko hari igihe bizakurengera mu kaga. Fasha, shyigikira umurimo w'Imana, shyigikira abakozi b'Imana, fasha ababaye, fasha abashonji. Ibyo bikorwa byose bizakurengera mu gihe runaka utazi. Tanga amaturo yawe utitangira itama, tanga kimwe mu 10 cyawe utitangira itama aho ugitanga, utanga ituro ryawe aho uritanga. Fashe umurimo w'Imana, ushyigikira abakozi b'Imana, natwe ubwacu wumva udushyigikira, udutera inkunga. Hanyuma ibyo bikorwa mu gihe runaka utazi bishobora kugukura mu kibazo, bishobora kugukura mu rupfu aho rwari rugiye kugutwara. Rero Hezekiya nuko byamugendekeye, imirimo yaramugaruye kandi ijambo ry'Imana ryari ryaje rimubwira yuko agomba kuraga ibye. Reka dusome icyo cyanditswe ni Yesaya, tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 38. Yesaya igice cya 38 handitse ngo, muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amoni aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima wanjye utunganye, ngakora ibyo gukiranuka imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nkongereye indi myaka 15. Urumva ko ijambo ry'Uwiteka ryahise rigaruka nanone. Hezekiya arasenga, tangira kwibutsa Imana imirimo yo gukiranuka, tangira kwibutsa Imana ibikorwa byiza, tangira kwibutsa Imana uburyo yasenye ingoro za Bayali, akirukana ibigirwamana mu gihugu, akongera akazahura umurimo w'Uwiteka wari warazahaye. Uyu Hezekiya yari umwuzukuru wa Dawidi, yari umwuzukuruza wa Dawidi. Niyo mpamvu wumvise Imana yivuze ngo ngo subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi. Urumva yari nuvuga ngo amahirwe Hezekiya yagize, sogokuruza we ari we Dawidi nawe yaragendeye mu byo gukiranuka. Sogokuruza we Dawidi yari yaragendanye n'Imana, abana n'Imana, akorana n'Imana. Uyu mwuzukuruza we rero Hezekiya we nawe nuko yibuka Imana ya sekuru Dawidi yasengaga, agendera mu byo gukiranuka. Yibuka rero, yibutsa Uwiteka iyo mirimo yose. Imana yavuga ngo subira mubwire ko nkongereye
imyaka 15. Wumvise ko ari ijambo ryamujeho, ijambo ry'Uwiteka rigaruka kuri Yesaya rivuga ngo genda ubwire. Nakubwiraga ko ijambo ry'Imana rijya rihagarika imva, rijya rihagarika urupfu. Subirayo umubwire uti, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti subirayo umubwire uti nkongereyeho imyaka 15. Rya jambo riza rero ribwira Hezekiya rihagarika urupfu nanone. Urumva ko ijambo ry'Imana rihagarika urupfu, ijambo ry'Imana rihagarika indwara. Hezekiya cya mbere yararwaye, cya kabiri yararembye, cya gatatu yarategujwe kuraga, icya kane agomba gupfa. Ariko ijambo riraza rikuraho ibyo byose, riza rikuraho uburembe bw'indwara yarafite, riza rihagarika kuraga, yarategetswe kuraga, riza rihagarika gupfa, riza rihagarika guhambwa no gushyingurwa no gushyirwa mu mva, ndetse rihagarika n'ikiriyo cyagombaga gukorwa mu gihugu. Urumva ko ijambo ry'Imana rifite ububasha, rifite ubushobozi bwo guhagarika buri kimwe cyose cyari kigize gute, cyari kikugarisha. Wowe nyumva uneze amatwi, sinzi ikibazo urimo uracamo n'ibihe urimo uranyuramo, ariko hari ijambo rije n'uryizera rihagarika ibibazo byose byari biri mu buzima bwawe. Ndategeka mu izina rya Yesu ijambo ry'Uwiteka rihagarika izo ndwara, rihagarika uko kuremba warurembye nawe mu izina rya Yesu, rihagarike inkuru mbi wumvaga mu matwi yawe. Hari igihe umuntu yumva inkuru mbi zikaza mu matwi ye, nta n'umuntu ubigizemo uruhare, ahubwo mu matwi yawe nawe ubwawe, ibyiyumviro byawe ibyo bikubwira bikagira icyo bikumvisha. Sinzi icyo amatwi yawe kano kanya akumvisha kandi akubwira. Niba wumva inkuru mbi, inkuru ziguhahamura, inkuru zikubwira ko ugiye gukorwa n'isoni, ntabwo ugomba gukorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Inkuru zigutera ubwoba, zikumvisha yuko indwara urwaye ari yo kukwica, ntabwo ari yo kukwica mu izina rya Yesu. Inkuru zikubwira yuko ubuzima buhenze, ubuzima bukomeye kubaho bigomba kukugora, ntabwo bugomba kukugora mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Umwami ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, kinga ntihagire ukingura. Twizeye umwami Yesu Kristo ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Uwo ni we wenyine ubasha gukinga ikuzimu kandi agakingura. Yanakingura n'ikuzimu ntihagire uhakinga, yanahakinga ntihagire uhakingura. Iyo yakinguye umugisha w'umuntu, nta murozi ubasha kuwukingirana. Iyo yakinguye amahirwe ku muntu, nta murozi n'umukonikoni bakingirana ayo mahirwe. Iyo yakinguriye umuntu imiryango y'ubutunzi, imiryango y'amahoro, imiryango y'ihumure, ntawe ubasha gukinga iyo miryango. Iyo yakinguriye umwana w'umuntu kugira ngo asohoke muri gereza y'urupfu, nta mwana w'umuntu wamushyira muri gereza mu izina rya Yesu. Iyo yongereye umuntu iminsi yo kurama, iminsi yo kubaho, nta wayigabanya mu izina rya Yesu. Ubaye unteze amatwi uri umurwayi, Uwiteka kongerera iminsi yo kurama mu izina rya Yesu. Imbaraga zagabanyaga iminsi y'uburame bwawe ndazisenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya imbaraga zose zikugarije zigamije kugabanya iminsi y'uburame bwawe. Ndarekura umuriro w'Imana kuri iyo myuka yose yari kugarisha. Iyo utabonesha amaso yawe katika jina la Yesu, ariko nawe wumva igenda mu mubiri wawe, iri iruhande rwawe cyangwa iburyo bwawe, ndarekura umuriro w'Imana kuyitwika mu izina rya Yesu Kristo, kuko handitswe yuko twahawe ubutware n'ubushobozi bwo kandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu kigomba kugira icyo kidutwara rwose. Ndakwatura ko izo nyabingi ntacyo zagutwara, iyo mizimu nta kiri bugutware, ubwo burozi bw'ibihwera ntacyo bugutwara, ubw'ibitegano ntacyo bugutwara, ubw'imitongero ntacyo bugutwara, ubw'ibitamikano ntacyo bugutwara, ubwo wariye bwose ntacyo bugutwara, inkuba za kirozi ntacyo zigutwara, amacumu ya kirozi ntacyo agutwara, abagushika ntacyo bagutwara mu izina rya Yesu. Kuko dusenga Imana iri hejuru y'uburozi bwose, tugasenga Imana iri hejuru y'ibigirwamana byose, dusenga Imana iri hejuru ya za nyabingi, iri hejuru y'ibitega, iri hejuru ya Freemason na Rozikura, iri hejuru y'imbaraga z'ubupfumu n'ubukonikoni z'abacwezi n'abarangi. Dusenga Imana ifite imbaraga zibeshaho byose kandi zitegeka byose. Mu mbaraga z'Imana dusenga, duhamagara tukayizerera muri Yesu Kristo, kuko handitswe yuko icyo tuzasaba cyose twizeye mu izina rye tuzagihabwa. Ndakwatura guhabwa gukubohoka, ndakwatura guhabwa ubuzima bushyitse mu izina rya Yesu. Nkwirukanyeho urupfu rwazaga rukujira amajanja mu mbaraga z'umwuka wera. Ndakwirukanaho urupfu rwaterwa n'indwara zidakira ufite mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwirukanaho urupfu rwaterwa n'impanuka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwirukanaho urupfu
rwaterwa no guterwa icyuma mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwirukana urupfu rwaterwa mu izina rya Yesu Kristo no kuraswa katika jina la Yesu Kristo. Ndakwirukana urupfu rwose rwaterwa n'uburozi bw'ubwoko bunyuranye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndakwirukana urupfu rwaterwa n'amashitani n'imyuka mibi n'amahembe wakwerezwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ruhindukire urwo rupfu woherezwaga rusubire ku banzi bawe mu izina rya Yesu, rusubire kuba rugusunikiraga, rusubire kuba rukwifurizaga mu izina rya Yesu Kristo. Vuga ngo amen. Muno iryo sengesho hari abantu Imana ihagaritse imbaraga z'urupfu, hari abantu ikuriyeho urupfu. Izo mpfu zose mvuze mu banyumvaga hari abari bamaze gutegurirwa izo mpfu, bacukura imyobo, bacukura inzobo ndetse n'imva zateganyijwe, ariko urupfu ruraguhunze mu izina rya Yesu. Mu isi y'umwuka kugira ngo urupfu rutafata umuntu baricara bakarutegura mu isi y'umwuka, barategura bakavuga bati runaka turamwica gute. Imizimu n'abarosi n'amajini n'ibindi biremwa byose by'umwijima byaciriweho iteka n'umukuru wabyo ariwe Rusoferi, ariwe mukuru w'abicanyi bose, bakicara akavuga bati uyu muntu tumwicishe iki, tumwice mu buhe buryo? Ariko uburyo bwose ijambo rirambwira ngo dore ahari bazaterana, ariko uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Ndatura ngo abakoranye bagaterana ku bwawe, inama z'abarozi zateranye ku bwawe, inama z'abakonikoni zateranye ku bwawe, iz'abakwanga n'iz'abagufitiye amashyari ziri guterana mu isi y'umwuka, ndazivuruga mu izina rya Yesu Kristo, ndaziviruga mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo zitatane mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana aganze ubuzima bwawe, ibyateguwe byose biveho mu izina rya Yesu. Ni ijambo ry'Imana yohereje kugira ngo rihagarike buri kibazo cyose urimo uracamo muri iyi minsi, rihagarike kandi rihavuruge abadayimoni bose bakurwanyaga mu izina rya Yesu. Buri situation yose wibonagamo itarazanywe n'Imana mu buzima bwawe, buri situation yose wisanzemo utazi uko wayisanzemo, ndatura ngo marayika aza gufata ukuboko aho uri agukure muri iyo situation mu izina rya Yesu. Ndabona hari abantu Imana ivanye muri situation z'igisuzuguriro, muri situation z'amadeni, muri situation zo kugwa no kuva mu byizerwa. Imana ikuvanye muri iyo situation wari ugiye kugwamo mu izina rya Yesu. Ndabona hari abantu Imana ivanye muri situation yo kuremba, bari barwaye barembye, Imana ikuvanye kuri icyo gisasiro mu izina rya Yesu, igukijije iyo ndwara mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ntumye marayika Rafael kugira ngo aza gukoraho kano kanya mu izina rya Yesu. Marayika Rafael, manuka ugende ukore kuri uyu murwayi umukize mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami. Nawe uri mu ntambara zitandukanye, uri mu ntambara z'abazimu, uri mu ntambara z'amajini, uri mu ntambara z'amashitani, nawe uri kuntega amatwenda, uri mu ntambara urimo urarwanira igihugu mu buryo buri live, uri mu mashyamba runaka urimo urarwanira igihugu cyawe, ndakoherereza marayika Mikaeli kugira ngo aguhe kunesha izo ntambara mu izina rya Yesu zo mu buryo bw'umubiri. Kwa jina la Yesu marayika Mikaeli ndamwohereza, ndamutumiye kugira ngo mu izina rya Yesu akurwanire muri izo ntambara zo kurwanira igihugu cyawe. Nawe neza amatwi urwanira intambara z'umwuka, urarwanira imigisha yawe, urarwanira urugo rwawe, urarwanira agakiza kawe, urarwanira urubyaro rwawe, urarwanira destiny yawe, urarwanira iterambere ryawe, urarwanira business yawe, urarwanira imikorere yawe. Ibyo aribyo byose warwaniraga wabonaga birimo birajya ahaga, birimo birashaka guhirima cyangwa se ugiye guferinga no gutsindwa mu byo warwaniraga, ngo tumyeho marayika Mikaeli mu izina rya Yesu urwana intambara z'abizera, akurwanira urugamba mu izina rya Yesu, winjire mu insinzi mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ijambo rivuga yuko abamarayika ari abakozi b'abazaragwa agakiza mu izina rya Yesu. Niba uri umuragwa agakiza, marayika gukorere kano kanya mu izina rya Yesu. Acira kurwanirirwa n'abamarayika b'ijuru, acira kurwanirirwa n'ingabo z'Uwiteka. Abamarayika b'ijuru barwana intambara kuruta iz'abana b'abantu, kuko marayika umwe arihagije kugira ngo arimbure igihugu cyose, cyangwa se arimbure umujyi ukomeye. Tubibona Imana yohereza abamarayika babiri bagasoza Sodoma na Gomora. Yari imijyi minini cyane, ibiri minini iruta nka Kigali y'ubu, ariko abamarayika babiri baragiye basoza gahunda. Nkubwire rero ko mu ijuru hari ingabo zigiye ziturwanira Uwiteka yohereza zitwa abamarayika, ariko abamarayika boherezwa kuri nde? Boherezwa ku muntu
uwo muragwa w'agakiza, umuntu wakiriye agakiza, umuntu umwana w'Imana winjiye mu rugo rwa data akababarizwa mu bwami bw'Imana. Niba rero utarinjira mu bwami bw'Imana, uri umugabo, uri umugore, uri umusore, inkumi, uneza amatwi, nturakira agakiza, nturakira umwami Yesu Kristo umukiza n'umukiza w'ubugingo bwawe, ntabwo uravuka ubwa kabiri. Wowe ntabwo izo ngabo zakurwanirira igihe utaravuka ubwa kabiri ngo winjire mu bwami bw'Imana. Biragusaba kugira ngo wihane, wature, ureke ibyaha byawe, hanyuma wizere Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, umwizere n'umutima wawe wose. Numara kumwizeza n'umutima wawe wose, hanyuma ubatizwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu atuma abigishwa barabwiye ngo mugende muhindure abantu. Reka dusome icyo cyanditswe. Mariko igice cya 16. Mariko igice cya 16 naringiye kuhavuga ariko numva nahavuga uko hatari neza. Reka tuhasome hanyuma wumve kuri wowe mvugana nawe ushaka kuba wakwakira agakiza cyangwa ushaka kwinjira mu bwami bw'Imana kugira ngo abamarayika nawe bajye bakurwanirira. Yesu arababwira ati mwumve ngo Mariko igice cya 16 n'umurongo waho, duhere ku murongo wa 14. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Urumva gukizwa kwawe guherereye kumva ijambo ry'Imana ukizera, wamara kwizera ukemera kubatizwa. Icyo gihe rero wowe wizeye ukemera kubatizwa, ijambo ry'Imana rivuga ngo urubukijijwe, ariko utizera wacirwaho iteka. Agacirwaho iteka na hamwe na Satani. Hari iteka Satani yaciriweho n'abamarayika be, bategurirwa iteka ryo kuzajugunywa igihinomu, gereza nkuru ikomeye cyane iyo twita inyanja yaka umuriro n'amazuku, yashiriweho umwanzi Satani n'abamarayika be. Noneho rero sasa bamwe mu bana b'abantu bambaye umubiri badashaka kwizera ubutumwa bwiza ngo bakizwe, abo nabo bazacirwaho iteka. Rero uwamaze kwizera ubutumwa bwiza akagira gute? Akabatizwa, uwo ahita akizwa. Niba unyumva warumvise ubutumwa bwiza n'aka kanya ukaba uri kubwumva, ukaba uri kunyumva, uratekereza ko hejo hawe hazaza, uratekereza ku buzima bw'iteka. Buririmbyi ajya aririmba ngo uzabahe mu buzima bw'iteka. Ese ujya wibuka aho uzaba mu buzima bw'iteka umaze kwiyambura uwo mubiri wawe wakatiwe urwo gupfa, ugira garanti uzabahe nyuma yo gusohoka muri uyo mubiri wawe? Nyuma yo gusohoka muri umubiri rero hari ubuzima bw'iteka bwateguwe bw'ibyiciro bibiri. Hari ubuzima bw'iteka kuba mu ijuru iteka ryose, ngera gupfa nta nzara, nta byago n'amakuba, nta nakaga n'iki wambaye umubiri udapfa, aho tuzahabwa imibiri nk'iy'abamarayika twebwe abizera abamaze kwakira ubutumwa bwiza tukabwizera tukabatizwa. Hari ubuzima twateguriwe bw'iteka bwo kubana n'Imana, nta rupfu, nta nzara, nta gusonza, nta gukena, nta byose, mbega tukabaho nk'Imana iteka ryose, tukabaho nk'abamarayika iteka ryose. Ni ubuzima bwo mu ijuru. Hakaba n'ubuzima bundi bwateguwe kubanze kwizera baciraho iteka, aho bazajugunywa, bakajugunywa muri ya gereza twavuze yitwa Gehinamu, gereza nkuru yaka inyanja yaka umuriro n'amazuko. Aho ngaho ngo urunyo rwaho ntirujya rubora, aho abantu bazaririra bakahakenyera amenyo. Abantu bazajya baririra aho ngaho ngo bahakenyera amenyo. Urunyo rwaho ntirubora, ni mu muriro utazima, ni ahantu hateye ubwoba. Noneho sasa ugibazo ngo uzabahe nyuma yo gupfa kwawe, uzabahe nyuma yo kuva muri ubuzima. Ni wowe ugomba kuhategura, ni wowe ugomba guhitamo aho ushaka kuba. Noneho rero abahisemo kuba mu bwami bw'Imana bakabazabana n'Imana iteka mu bwami bw'ijuru, bakiri hano mu isi, Imana ijya yohereza abamarayika bakabakorera, bakabaproteja, bakabarinda aho bajya hose. Urugero rwa hafi tubibona mu gitabo cy'Abami, aho umugabo witwa Elisha, Imana yamwoherereje ingabo zari zicaye ku mafarashi, ingabo zigose umusozi wose zimurinze. Ingabo zari zigose umusozi wose zimurinze, kandi ngo zari ingabo z'imiriro
zicaye ku mafarashi y'iki y'umuriro. Ni Abami ba kabiri igice cya 6 kuva ku murongo w'8. Reka dusome. Nakubwiye ngo abamarayika n'abakozi b'abazaragwa agakiza, n'abakozi b'abana b'Imana cyangwa se b'abana bo mu bwami bw'Imana. Ubaye rero ntuzigere ugira ubwoba niba uzi ko uri umwana w'Imana ubarizwa mu bwami bw'Imana. Hari ingabo zikurinda, niyo mpamvu wumvaga narekuraga isengesho ryohereza abamarayika b'ijuru kugira ngo bakurinde. Ngo muri iyo misi umwami w'i Siriya yarwanaga n'Abisiraheli, maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma umwami w'Abisiraheli ati wirinde guca ibunaka kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Umwami w'Abisiraheli nawe agatuma umuntu aho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira, nuko akajya akira muri ubwo buryo, si rimwe si kabiri. Aha nabwo urabona ubutasi bw'umwuka wera, aho umuntu w'Imana, umuntu usenga by'ukuri ashobora kuzanirwa amakuru akamenya icyo umwanzi we agambirira n'ibyo ateganya gukora n'ahagomba guca, hanyuma tugahita dusenga tugafunga za nzira z'umwanzi aho yagombaga guca. Niyo mpamvu wumvise nari kwisengesho ryo gusiba imva, ryo kwirukana urupfu. Nuko mu isi y'umwuka hari abantu numvaga ubutasi bw'umwuka wera bumbwira ziriya mpfu zose twagiye tuvuga, natwe twohereza ijambo kugira ngo izo mpfu zihagarare. Zamurira Imana w'icyubahiro wowe wakurikiranye iryo sengesho. Ndabizi ko hari ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe kandi hari ibyakozwe cyane mu isi y'umwuka. Ngo ibyo bituma umwami w'i Siriya ahagarika umutima, cya Satani ajya ahagarika umutima cyane iyo yamenye neza yuko twavumbuye imigambi ye. Abarozi bahagarika imitima iyo twavumbuye imigambi yabo mbere yuko bayishyira mu bikorwa. Ngo umwe noneho sasa muri uko guhagarika ko umwami umutima ahagaritse, umwami w'i Siriya ahagaritse umutima, ahamagaza abagaragu be arabaza ati mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisiraheli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isiraheli niwe ubwira umwami w'Abisiraheli amagambo avugira mu murere. Arababwira ati nimugende murebe aho ari, ntume abo kumufata. Intambara y'umwuka ugiye kureba hagati, intambara yabaye hagati y'umunyamubiri n'umunyamwuka. Tugiye kureba intambara y'umunyamubiri n'umunyamwuka. Ese umunyamubiri n'umunyamwuka ninde ubasha gutsinda undi? Ako kantu wakibaza. Umunyamubiri umunyamwuka barimo barahangana. Elisha umwuka wera aramuha amakuru y'ubutasi, akamubwira ibyo umwami w'i Siriya agira gute apanga ategura. Elisa ayo makuru yayafata agahita ajya kuzibira, akabwira umwami ati zibira ahantu, ugenda uhazibire kuko hashyira umuntu, kuko umwami w'i Siriya ashaka kuhacisha igitero aje kugutera. None umwami w'i Siriya mu byo yateguraga ari kambere yakohereza ingabo, agasanga ingabo z'umwami wa Isiraheli zamaze kuhagera kera. None igihe kije kugera atangira gukeka yuko mu ngabo ziwe hashobora kuba harimo umuntu cyangwa se harimo umucengezi utanga amakuru, harimo umugambanyi. Atekereza ko harimo umugambanyi ugambanira igihugu cy'i Siriya. Ariko umwe muri abo ngabo bari baraho ngaho bari mu ruhande rw'i Siriya avuga ati weya nta mugambanyi uri muri twe, ahubwo hari umuntu w'Imana witwa Elisa. Uwo ni ujya ubwira amabanga yose. Ibyo umwami wowe uri gutekereza byose n'ibyo wagambiye byose. None umva umwami w'i Siriya sasa afashe ibyemezo nawe sasa mu mubiri. Yohereje ingabo arazibwira ati, harabwira ati nimugende murebe aho ari, ntume abo kumufata. Atumye abantu nyabantu bafite umubiri, bana abantu bafite umubiri, ingabo mugende nanjye munekere mumenye aho Elisa ari. Nimumara kumenya aho ari, ndohereza abandi bari buze kumufata. Umva plan, umva intambara rero igiye guhuza umunyamwuka, iri hagati y'umunyamwuka, iri hagati y'umunyamwuka n'umunyamubiri, iri hagati y'umuntu ugendana n'Imana ubaha Imana
n'umuntu utumvira Imana, utazi Imana. Umva ukuntu rero turaje turebe uko iherezo ry'aba bantu ryaje kurangira. Iyi ntambara yarangiye gute? Intambara ishobora guhuza umuntu wumvira Imana n'utumvira Imana irangira gute? Ninde urangira utsinze? Intambara iri hagati y'umunyamubiri ufite ingabo zifatika, ufite abantu bafatika, n'umuntu udafite abantu ariko akaba afite Imana. Iyo ntambara irangira ite? Iyo aho rero niho biryoheye tugiye kureba. Ngo dukomeze dusome ubyumve neza. Igisubizo ngo bahise bamubwira, ngo baramubwira bati ari idotani. Bishatse kuvuga ko ingabo z'Isiriya, aba banyasiriya bari bafite amakuru, bazi aho Elisha ari. Nta nubwo byari ngombwa yuko bohereza abantu bo kujya kuneka. Bari barakuriye amakuru kera, bazi ngo umuntu w'Imana witwa Elisa aba ahantu hitwa idotani. Aho niho aba yibereye, ariko agakurura amakuru y'ubutasi akayakura muri leta majoro, ayandi akagenda akayakura muri presidence y'umwami w'Isiriya, akayazana akayashyira hanze, yibereye idotani. Ariko nabo urumva ko n'ubutasi bw'Abisiriya nabwo bwari bwaramaze kumuneka buza aho ari. Niyo mpamvu ngo ahise avuga ngo ari dotani. None akimara kubwirwa ko yibereye dotani, umva cyabayeho. Ngo ahera ko yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi. Ahera ko yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Umva uwo mudugudu wose, ntabwo bagose inzu imwe, yohereje ingabo ngo nyinshi ziri ku mafarashi n'amagare, ziragenda zigota umudugudu wose uko wakabaye. Nuvuga ngo noneho sasa Elisha yisanze ari muri yari ari muri ni ahantu yari guhungira. Yari yatezwe ambush neza, yagotewemo hagati. Abanyumva muri abasirikare murabizi ibyo ndi kuvuga. Urumva nyine bagose umudugudu wose. Noneho sasa ngo bamushyira muri ni ahantu uyu Elisha yagombaga gucikira mu buryo bw'umubiri. Nta buryo yari afite bwo kuba yabona inzira imuvana hagati y'izo ngabo zamugose mu buryo bw'umubiri. Ariko uraje wumve umuntu w'Imana icyo yakoze. Umuntu ukorana n'Imana uburyo atsindamo intambara z'umubiri iyo yarwanye mu mwuka. Umuntu ukorana n'Imana uburyo atsindamo intambara. Umuntu ugendana n'Imana uburyo atsinda abantu bafite ingabo nyinshi. Umuntu ugendana n'Imana uburyo atsindamo abantu bafite amafarashi n'amagare n'ibikoresho byose bihambaye. Umuntu ugendana n'Imana uraje wumva ukuntu ashobora kugotwa, akagotanwa n'umudugudu wose, ariko bikarangira urwo rugamba Imana imuhaye kurunesha, ndetse atiriwe arwanisha amaboko ye. Umva ukuntu byagenze rero. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo. Urumva ko izo ngabo zari zamwubikiriye, zabikoze ijoro ryose, niho zaraye zigose uwo mudugudu. Zagose uwo mudugudu mu rukerera nijoro, zarazindutse zimugota ku buryo nyine zari ziteguye ngo Elisha agisohoka mu mudugudu turahita tumurwa gitumo. Noneho habanje gusohoka umugaragu wa Elisha. Noneho ngo mu gitondo cya kare arasohoka, abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose umudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? Nk'umunyamubiri nyine abonye ibibazo. Wowe ubonye ibibazo bikugose imbere n'inyuma, ukabona amadeni, ukabona indwara, ukabona ubukene, ukabona gutabwa n'abantu, abantu bakakuvaho, krize nyinshi, ibibazo ari byinshi kandi nta gisubizo cyabyo ufite. Ubihagarara mute igihe ubona ibibazo bikugarije ari byinshi mu buzima bwawe? Bigenze ute? Nawe uri umwe mu bantu bavuga bati biracitse, tubigire dute ko dupfuye dushize? Uyu nguyu niko yavuze Gehazi. Aragenda bibwira umuntu w'Imana, aramusubiza ati, witinya. Uyu ni umuntu w'Imana uri gusubiza umugaragu ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Abo turi kumwe ni benshi kuruta abari kumwe n'abariya wabonye. Mu buryo bw'umubiri
ingabo zagose umudugudu, zifite amafarashi, zifite n'imiheto, kamemu n'imyambi, izindi zifite inkota n'iki kandi. Ariko mu buryo bw'umwuka Elisha nawe yareba mu mwuka akabona hari izindi ngabo nyinshi cyane ziruta izimuteye. Ndagira nkubwire ngo abana b'Imana, abana bo mu bwami, dufite ingabo nyinshi zijya ziturinda zirusha ubwinshi ziba ziduteye. Zamurira Imana yawe icyubahiro uvuge ngo amina niba ufashijwe. Hari ingabo zikurinze wowe utabonesha amaso, arizo twita abamarayika. Umutwe w'ingabo zo mu bwami bw'Imana ziyobowe na Mikayeli. Hari abamarayika bakurinze utari kubonesha amaso, bagose inzu yawe, bagose urugo rwawe, bagose akazi kawe, bagose business yawe, bagose ubuzima bwawe. Humura witinya ibyo uri kubonesha amaso. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka urumva ko reka nsubiremo nanone. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare iby'umuriro bigose Elisa. Urumva izi ngabo zitaboneshwa n'amaso y'umubiri ni ingabo zirinda abizera, zirinda abasenga, zirinda abana mu bwami bw'Imana. Kuzibona bisaba kugira ngo amaso yawe y'imbere ahumurwe, abashe kureba. Zari zigose, umva, hari ingabo zigaragara zari zagose umudugudu w'Idotani wose. Izo arizo Gehazi yabonye. Ariko Elisha nk'umuntu ubarizwa mu bwami bw'Imana, uba mu bwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana atari ubwami bukora mu buryo bugaragarira amaso y'abantu, ariko buriho burakora, bugakora ku mugaragaro. Imirimo yabwo iragaragara, ariko buriho ibikorwa byabwo nibyo bigaragara bw'ubwabwo, ntabwo bugaragarira amaso y'abantu, ariko buriho, burategetse, burayoboye, bufite ingabo, bufite ubukungu butajegajega, bufite igisirikare, bufite intwaro, bufite buri kimwe cyose. Ariko n'ubwami butagaragarira amaso y'abantu. Ingabo z'ubwo bwami ntabwo wazibonesha amaso y'umubiri wawe. Igitangaje, zo zifite imbaraga kuruta ingabo zo mwisi. Ingabo z'ubwami bw'Imana zifite imbaraga kurusha ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zifite imbaraga kurusha ingabo z'Ubushinwa, zifite imbaraga kurusha ingabo z'Uburusiya, zifite imbaraga kurusha ingabo zose uzi ku isi zikomeye. Kandi izi ngabo zo mu bwami bw'Imana zifite ibitwaro byo birenze biriya bya kirimbuzi by'Abarusiya, zifite ibitwaro bya kirimbuzi biruta bya Korea y'Amajyaruguru cyangwa se iby'Ubushinwa cyangwa ibya Amerika. Izi ngabo zo mu bwami bw'Imana zo zirarenze nshuti. Izi zirarenze, nongere ngusubiremo, zirarenze. Izi ngabo zirarenze. Igitangaje rero, izi ngabo mvuzi wumva zirenze zo mu bwami bw'Imana, kugira ngo uzibone nuko ukorwa ku maso. Gehazi rero zo ntabwo yazibonaga, ariko Elisha wari ufite nk'amaso y'umwuka, we yarazirebaga, amaso y'ijuru yarazirebaga. Niyo mpamvu kugira ngo azibone byabaye ngombwa kugira ngo asabire umugaragu we Imana imukore ku maso. Imukoze ku maso ngo abone ingabo. Nkuko byumvise, ikintu yabonye ngo abona ingabo, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Yabonye amagare n'amafarashi by'umuriro bigose Elisa. Hari ingabo ziturinze mu sheri twebwe abana bo mu bwami. Hari ingabo zirinze abizera muri Kristo Yesu. Hari ingabo zidasanzwe zirinze abakunda Imana kandi bayisenga ku manywa na nijoro. Hari ingabo zirinze kandi zigose urugo rwawe n'umuryango wawe. Hari ingabo zidasanzwe, special forces z'abamarayika b'ijuru. Bamarayika b'ijuru bangose, yani special forces. Malaika ambao ni wataalamu wa kupigana vita, wataalamu zaidi ambao ni washindani, hawawezi kushinda wanaonizunguka, wanaokuzunguka wewe. Usiogope, nutinye. Hari ingabo kabo hariweza abamalayika bashinze urugamba, bashinze kurwanira bizera, baturinze batugosa amanywa na nijoro. Nakubwiye ngo izi zirinda bizera, zirinda bakira umwami Yesu Kristo umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, bavutse ubwa kabiri, bitwa abana b'Imana cyangwa se abana b'ubwami,
babarizwa mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana rero Yesu yasabiye abo bana mu bwami bw'Imana ngo barindirwe hano mu isi. Hari uburinzi rero abo bantu babarizwa mu bwami bw'Imana baba bafite. Natangiye nkwereka ko abamarayika twabahawe kugira ngo badukorere, kugira ngo rero bagukorere. Ubwo burinzi bw'abamarayika buhabwe niba waraterekeraga, niba warabandwa gukaraguza, niba waragende mu bizira, mu byangwa n'Uwiteka, kugira ngo nawe winjire muri ubu bwirinzi bw'abamarayika, winjire mu bwami bw'Imana. Nuko wihana guterekera, kubandwa, kuraguza, kuroga, kusinda, gusambana n'ibindi biteye isoni byose uzi wakoze, ugashyira ukabireka, mara kureka ibyaha byawe, ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukabarurwa mu gitabo cy'ubugingo buhoraho, ari cyo gitabo tuvuga ko ari igitabo cy'ubwami bw'Imana. Igitabo cyo mu bwami bw'Imana cyitwa igitabo cy'ubugingo buhoraho. Icyo gitabo cyo mu bwami bw'Imana, nk'uko mubizi, buri leta zose cyangwa buri bihugu byose bigira igitabo byandikamo abaturage babyo. Niyo mpamvu ujya kumva igihe habaye ibarura bavuga ati abanyarwanda tugeze ku 14 n'utundi turenga. Nuvuga ngo buri munyarwanda hose aho yandikwa, bigatuma noneho abantu bamenya umubare w'abanyarwanda bari muri iki gihugu. Rero no mu bwami bw'Imana hari igitabo cyabo mu bwami bw'Imana, aricyo gitabo cyitwa cy'ubugingo. Ni igitabo cy'ubwami bw'Imana bandikwamo umuntu wese wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, akabatizwa mu mazi menshi, wamaze kwihana ahita yandikwa muri icyo gitabo cy'ubugingo. Izina rye rikaba riri mu gitabo cy'ubugingo, aricyo gitabo cy'ubwami bw'Imana. Uwo muntu rero akiri hano mu isi, hari abamarayika boherezwa bakamurinda kandi bategetswe kumukorera. Ndagusengera kano kanya mu izina rya Yesu, warunteze amatwi, niba utarakira Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukaba wari ukiri mu byaha, ukaba wari utarava mu byaha, urasambana, uraroga, uraterekera, urabandwa, uraraguza, urakaroga, uri umusinzi n'ibindi byose uzi wiyiziho, urashaka kugira ngo nawe wandikwe mu gitabo cy'ubugingo, wumvise ko ari ngombwa kugira ngo utegure aho uzaba iteka, kuko hano mu isi ntuzahaguma iteka, igihe kizagera uyivemo. Urashaka gutegura aho uzaba iteka, mu buzima bw'iteka uzaba he. Niba wiyumvisemo rero ko ugomba kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, sengana nanjye rino sengesho, upfukame aho uri waba uri mu modoka, ubanze uyihagarike, hanyuma dusenganire isengesho, banze uyiparike. Waba uri mu nzu iwawe, aho waba uri hose uri kunyumva, waba uri mu nzu uri kugenda, ubanze uhagarare, ushaka ahantu uherereye, dusengane rino sengesho, uraba wakiriye agakiza tiyari. Vuga uti: mwami w'abami Yesu Kristo, watumwe gukiza ubugingo bwanjye, wapfuye uzira ibyaha byanjye, uyu munsi wa none ndakwakiriye mu mutima wanjye. Ngwino winjire mu mutima wanjye, winjire mu bugingo bwanjye, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye Yesu Kristo. Uhereye umunsi wa none wandukura amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, amazina yanjye yandike mu gitabo cy'ubugingo. Umbabarire ibyaha byose nakoze kuva nyivuka kugeza uyu munsi, kandi umbabarire ibyaha byose byakozwe n'ababyeyi banjye kuva kuri data na mama kugeza ku gisekuru cya 4. Umpanagureho urubanza rw'ibyaha byanjye byose n'iby'ababyeyi banjye bose, amazina yanjye yandika mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzaza mwami Yesu uje gutwara itorero, nanjye uzantware mu bawe. Urakoze kumva gusenga, mashimwe n'icyubahiro byawe mu izina rya Yesu, amen. Wowe usenze iryo sengesho, Yesu yinjiye mu buzima bwawe. Akimara kwinjira mu buzima bwawe, icyo usabwa no gushaka itorero ujyamo, wiyunga naryo, ryizera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka, rikizera umwuka wera n'imikorere y'umwuka wera. Ugende uryinjiremo aho waribona hose, hanyuma uryiyakirizemo, wige, ubatizwe, uraba winjiye direct, urabukijijwe, uraburokotse urupfu rw'iteka. Iteka ryaciriwe Satani amareka we ntirikureba. Imana igumugesha. Nawe rero wanyumvaga, reka ngusengere mu izina rya Yesu. Ufite ibibazo binyuranye, warasinziriye, waraguye, wavuye mu byizerwa, cyangwa se wari umaze gucika intege no gucogora, ngiye kugusengera. Wari umurwayi, wari ufite ibibazo binyuranye, ngiye gusenga. Nohereza abamarayika aho uri, bamana bashinzwe gukora imirimo inyuranye, bagukoreho mu izina rya Yesu.
we wari urwaye ngo utumyeho marayika Rafayeli agukoreho mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zigukiza biciye mu kuboko kwa marayika Rafayeli, biciye mu mbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera nagukize izina rya Yesu Kristo. Ndakwirukanamo buri ndwara yose iri mu mubiri wawe. Ndategeka uburwayi bw'umutwe kukurekura mu izina rya Yesu. Ndategeka uburwayi bwo mu nda kugusohokamo bukakuvamo mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka uburwayi bw'amaguru, uburwayi bw'amaso, bw'amatwi bukurekure. Wanesheje urupfu n'ikuzimu, kubaho kacira gucira buri ndwara yose mu izina rya Yesu. Marayika Rafayeli agukoreho, umwuka wera agukoreho mu izina rya Yesu Kristo. We wari uri mu bihe by'intambara, nongeye kohereza marayika Mikayeli kurwanira izo ntambara, atemagura iyo mizima, atemagura iyo majini, atemagura iyo myuka y'abarozi kugose kwa jina Yesu. Ndahatura ngo marayika w'iteka cagagura ubarozi, akureho radari zabo zo bakugenzuriramo, za GPS zabo bagushizeho, ndazisenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndazisenya mu izina rya Yesu Kristo. Abaguhakinga mu buryo bwa kirozi, bahakinga umutima wawe, bahakinga